Aka kanya rwose ubu tuvugana Rocky Entertainment ntabwo uzongera kuyumva, ntabwo uzongera rwose kumva ibiganiro intambara zibarizwa muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Ngira ngo mwese murabizi neza ko uriya mugabo rwose yafashe amafaranga menshi, ntabwo ndongera kumuvuga mu izina, reka kubera ko nanjye nshobora kumuvuga mu izina. Soma Rwanda TV neza ntabwo wamenya aho bayirengeje neza pe. Yafashe amafaranga menshi cyane arangije ayaha Abanyamerika, arabishyura, arangije ababwira ko umuntu wese uzahirahira agerageza kongera kugaruka kuvuga ku ntambara cyangwa se akavuga ku byerekeye ku gihugu ayoboye, ntabwo channel ye ya YouTube igomba kubaho. Rocky Entertainment ni channel rwose twamenyereye ko icaho ibiganiro byinshi cyane, benshi bavuga ko byari ibiganiro by'ubwenge. Ahari reka mwihanganishe, gusa kubera ko Rocky n'ubundi asanzwe ari umunyembaraga turabizi, ntabwo ajya acika intege, uko byagenda kose ahantu ari hari icyo arabikoraho. Afite team ngari ariko biragorana rwose iyica no kuyigarura, kubera ko urimo urasacinga Rocky Entertainment maze bakakubwira ngo ntabwo iyi YouTube ikibaho. Bakunze basoma Rwanda TV, kora subscribe, tugiye kureba impamvu 5 zishobora gutuma rwose bagusibira channel yawe maze ikibagirana ku rwego rwaho nta nicyo wakora kugira ngo uyigarure. Impamvu ya mbere, icya mbere, ushobora gufata ibihangano by'abandi bantu maze warangiza ukabyitirira ukabishyira kuri YouTube channel yawe. Icyo gihe nta kindi kintu uba uri gukora, uba uri kwikururira ko baguhana maze bakakurindimura, kubera ko ibyo bihangano uri gufata utahanze ubikuye ku yindi YouTube channel y'uwo muntu, habaho icyo bita copyright strike. Iyo baguhaye copyright strike inshuro zirenga 2 cyangwa 3, birangira channel yawe rwose iguye hasi, bakayikorera icyo bita demonetization. Ibi ngibi bituma monetization yawe itagwa n'igiceri cy'ijana, cyangwa se monetization yawe nayo yabaho ugasanga nta kigenda rwose, irabaye ariko nta mafaranga namwe bazaguha. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma YouTube channel yawe bayisiba, niba ukunda ibiganiro byanjye kora subscribe rwose. Impamvu ya kabiri ni ugukora ibiganiro byerekeye kuri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Ni kiriya gihugu rwose gihana imbibi na Rubavu ndetse n'utundi turere hakurya hariya. Iyo uhirahiye gato ukagerageza gukora ku biganiro byabo, baragucekinga kubera ko bafite AI zawe nubwo zitumva Ikinyarwanda ariko ziragerageza zikagira amwe mu magambo zikuramwo. Iyo bagufashe bahita bayisiba, nta mpuhwe nta mbabazi rwose. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma YouTube channel yawe bayisiba, nuko ushobora gufata bimwe mu bihangano by'Abanyamerika ukabyitirira nk'uko nabivuze haruguru. Bakunze basoma Rwanda TV, nkomeje kugenda mbagezaho amakuru atandukanye, n'amakuru y'igitondo rwose, n'amakuru dukwiye kumenya. Ese aho ngaho iwanyu mwaramutse mute?